Bashumba b'itorero rya ADEPR ndabatabaje. Nifuza ko mwampa ubufasha kubw'umushumba wanyu w'itorero rya ADEPR wampemukiye akantera inda, yarangiza akirengagiza umwana na bugingo n'ubu ngubu kugeza uyu munsi akaba atarigeze abyitaho na rimwe kandi abizi neza. Impamvu rero mbinyujije hano kuri social media, naje kumenya amakuru neza ko uyu mugabo ari umushumba w'itorero rya ADEPR, niyo mpamvu nanjye mbizanye muri ADEPR nyine kugira ngo mumfashe. Namenye ko rero asengera mu itorero rya ADEPR Gasave, ubwo nkaba nifuza ko abashumba bakuru b'itorero rya ADEPR mwaduhuza byibura, kuko njye narabimubwiye arabizi neza ntako ntagize. Ibyo yanyijeje rero cyangwa se yijeje umwana ntabyo yakoze, yarabyirengagije muri make. Ubwo rero mumfashije mukaduhuza byarushaho kuba byiza. Ni umubyeyi uri kugaragaza agahinda yatewe n'umupastori wo mu itorero rya ADEPR. Mu by'ukuri njya mbabwira ngo hari igihe muzabona abantu barwaniye mu rusengero mukanseka, ariko burya ni byiza ko twajya dufata umwanya wo gukemura ibibazo mbere y'uko biteza akavuyo. Uyu ni umubyeyi ugaragaza ko yabyaranye umwana n'umupastori, ubu ngubu ni umukozi w'Imana mu itorero rya ADEPR, ariko mu by'ukuri bivugwa ko ngo yahemukiye umubyeyi akabana n'uyu mwanya yaramwirengagije. Mama, ikibazo cyanyu ubundi giteye gute? Uyu muntu yaguteye inda ryari? Byatangiye gute? Uyu mugabo rero njye menyana nawe twari tukiri batoya. Njyewe nari muto cyane ariko we yari mukuru. Yego. Kuko n'imyaka mfite bya byose ndushaho nk'imyaka 7 gutyo. Akurusha imyaka 7? Niko nkeka cyangwa hagati 7 n'10. Kuko aranduta cyane. Yego. Ibyo rero bijya kuba ntabwo natekerezaga ko ibyo bintu yabinkora. Yabanjije yanabimbazaho ariko ngira ngo ari gukina. Yego. Ariko nyuma birangira bibaye. Bimaze kuba rero twanabanye mu nzu imwe, njyewe nawe n'umugore afite uyu munsi. Rekaze. Twabanye mu nzu imwe. Wowe wabanye n'uwo mugabo mu nzu imwe nk'umugore n'umugabo cyangwa wari nk'umukozi? Nari impari nk'umuntu nyine baziranye, cyangwa kuko njye numvaga ko ari nka musaza wa mama wanjye, namufataga nka marume. Yego. Ubwo rero ku rwego rwo kwanga kunjugunya twabanye mu nzu imwe. Yego. Mubana mu nzu imwe, yari afite umugore? Umugore bari kumwe uyu munsi yari ahari. Yego se? Yari ahari, bari kumwe. Umugore bari kumwe ubu? Uramuzi neza? Ndamuzi cyane. Ubwo bamwita mukeba wawe? Yego. Ubwo ni mukeba wawe. Aha. Ubwo icyo gihe se nabwo barabanaga, uwo mugore yahabaga nk'umugore cyangwa yahabaga nk'umukobwa mugenzi wawe? Yahaba nk'umukobwa mugenzi wanjye, twari kurarana. Ariko yabanaga nawe nk'umugore n'umugabo. Yego. Nawe ukahaba? Nanjye nkahaba, ariko mu bigaragara wabonaga ko batankunze. Yabonaga ko rwose batankunze ari ukubura uko bagira. Aha, aza kuzagutera inda rero muri ubwo buzima mwarimo ahangaho? Ibyo ngibyo mbabwiye byabaye nyuma y'uko antera iyo nda. Mbere yaho twabanaga turi abana benshi bageze muri 14. Mubahe? Twabaga muri Kongo. Bivuze ngo iyi nda yayigutereye muri Kongo? Yego. Yayintereye muri Kongo. Amaze kuba yagutera inda, wari utubwiye uti twari turi abana bari muri 14 tuba ahantu hamwe. Yego. Biza kugenda gute? Icyo gihe hari mu gihe cya Noheli arampamagara. Arambwira ati maze kuba agakobwa gakuru. Yego. Njye byaransekeje biranantangaza. Kuko nk'umuntu afataga nka marume, numvaga mbese namufataga nk'umubyeyi wanjye. Yego. Numvaga icyo kibazo atakimbaza. Nanjye narabisetse. Mbisetse arambaza se, mbese yambajije ibibazo byinshi bitandukanye. Aho nkagira ngo ni imikino. Yego. Abonye ko mbigize nk'imikino arambwira ngo jya kuryama. Ndagenda ndiryamira. Yego. Hashize nk'iminsi 2 arongera arampamagara abandi bagiye kuryama ngo ninsigara mbwire. Turongera twicara ahantu ku gafondasiyo hanze,
hari ku kwezi yego turongera tubiganiraho tubiganiriyeho nabyo ndabyanga ndavuga ni ngenda cyari umwana mutoya mfite inzozi zo kuziga mbese mu buzima bwanjye nakundaga kuba shoferi mekanisiye yego numvaga nzatwara amamodoka nkanayakanika nibyo bintu nakundaga cyane nkongera nkakunda no kuzaba umuganga yego mbese kimwe muri ibyo ngibyo nibyo numvaga nzakora umuhungu rero ngira ngo yabyumvise birarangira ku munsi ukurikiye kubera ko abo bana bose twabanaga bari bafite akazi uretse njye n'undi mwana umwe yego yaje kugaruka mu rugo mu masaha ya mu gitondo saa 3 yego ambwira ko hari ibintu yibagiwe nanjye ndamubwira ngo numva biranantangaje ansaba kumufasha kubishaka yego twarabishatse turabibura hako mu kubibura we yarafite ikintu kimugaruye byarangiye nyine amfashe ku ngufu muri mwenyine mu nzu twari turi twenyine mu nzu yego birangira mbwa ati cara hariya ndicara hako nge ntabwo nabisobanukirwaga birangira mubaje nise biti mbona we yabirakariyemo yarakaye ubwo rero niko gusa n'unkubita urushyi nicara aho ngaho akora ibyo akora nyine ariko mu kubikora namubazaga nise wambabariye kuzi ko uri marume akambwira ngo ntacyo dupfana njye nta kintu mpfana nawe birangira bibaye gutyo umuhungu arongera arambara yisubirira mu kazi ansigaho ngaho yego mukunsigaho ngaho rero nanjye nagerageje kuzimangatanya ibimenyetso kugira ngo abana tubana batabimenya mu gihe gitoya rero kitageze nko mu kwezi nibwo baje gushwana yego ntabwo muri make ntabwo nzi ikintu bapfuye bashwanye rero bose baragenda buri wese afata ibyo agenda nsigarana nawe n'uwo mugore we babana uyu munsi yego tubana mu nzu imwe ariko muri iyo minsi tubana mu nzu imwe naje kugira ibimenyetso bigaragaza ko natwite byaragaragaraga yego narakana gatoya k'imyaka 10 hafi 15 ariko abantu bakuru barandebaga ugahita ubibona nari naratangiye kubyimba umubiri wose narabyimbaganya amaguru hanyuma tukira ahangaho watubwiye ko uwo mukobwa cyangwa se umugore afite ubungubu nibundi yabaga muri urwo rugo we ntabwo yakubonaga ngo abone warasamye agira icyo abikubazaho nta nubwo yageze amvugisha n'umunsi wa rimwe habe twarenze dutandukana atamvugishe n'ijambo na rimwe rigeze ambwira waramutse wameze wigeze amvugisha umugabo se nibura we nyuma y'uko muryamanye ntabwo yongeye kuba yagaruka ngo akubaze umeze ute urumva mu mubiri uhindutse ute nta kintu yigeze ambaza nicyo kintu cyanambabaje nta kintu yigeze ambaza baragendaga nyine nanjye ngasohoka nkicara ngo ku kazuba igihe batahiye nyine urabona ko twahuriraga ku meza twese yego ariko igihe kigeze mbona ku meza batakemera ko dusangira ibiryo bakabinzanira mu kumba nararagamo yego kandi koko byari bikuriye nari maze gusa nabi nari maze gutera nk'isese mu kuntu ntabwo nari meze neza ku biryo nkabirira aho ngaho yego hashize agahe gatoya n'akamatora naryamagaho barakanyaka ntangira kurara ku bintu by'ibigaraviye abantu bakora imihanda barabizi bakuraza hasi se kandi cyane ku gashitingi pe ese birashoboka ko umuntu yagutera inda yarangiza ntiyifuze ko unaryama ahantu hazima ni nabyo bintu byagiye binkomeretsa bikanambabaza kuko mu bantu bagomaga kunkora ibyo ngibyo ntabwo uyu mugabo yarimo pe none se basi wabonaga mu kajisho akwereka ko gukunda ntabwo yigeze ndeba mu maso pe ngo anyereke wenda ko ankunda nyereke ko wenda oya yabifashe nk'aho bitigeze bibaho yego se njye ariko ngakeka ko wenda yabihishe uwo mukobwa baba ari kubana kugira ngo atazabimenya kwari kugira ngo atabasha kubanyuzamo akajisho njye niko nabitekereza ariko simenye ibyo ari byo urihangana kandi ukomeza kwihangana utwite nakomeje kwihangana amezi 2 arashira 3 arashira igihe kigeze nibwo yambwiye ngo nyuma saa 3 turi bujyana ahantu ariko njye nta kintu nahise ntekereza numvise ko byibura ari nko kujya kunjugunya ahantu wenda mbave mu maso yego nicyo kintu natekereje nicyo gihe cyarageze arambwira ati fata utuntu twawe tugende ntabwo sinanamubaje ngo uri kunjyanaye yego sinanamubaje ngo uri ibintu wabinkoreye iki oya yagiye imbere nanjye ndamukurikira yego
twaragiye rwose tugenda urugendo rutari rutoya n'amaguru ngiye kubona mbona ngejeje kuri mama wanjye ukubyara umbyara iyo muri Kongo nibundi no mwari mukiri yego nza kugira ikibazo cyane ndibaza ari we umukujyanyeho ari umunjyanyeho kandi aho yari yarankuye n'ubundi mbere yuko ibyo biba yego yari yarampawe na mama wanjye ubwo yaragusubijeho nyine yagukuye ariko ho yari yaramumpereye ntabwo ari we yaransubije yari ahantu yamumpereye ni kure cyane ahubwo natangajwe nuko yafashe igihe akabimura akabazana aho ngaho twari dutuye hafi aho ngaho utabizi ntabizi byambereye amayobera matagatifu niko numva bavuga byakira gutya ariko akingeza imbere ya mama nta nubwo bicaranye ntabwo ngo nari nkuzaniye umukobwa wawe umuhungu arakata yisubirirayo mama nanjye nsigara mpata ibibazo kuko ku mubyeyi mukuru byaragaragaraga yego nacaga no ku bantu umva ababyeyi barabivuze ngo kari akana karatwite mama wawe se akikukubita amaso yahise abikubaza yahise abimbaza ariko arakaye cyane yakubajije uwaye guteye inda ari we uyu mugabo nyine turi kuvuga akiri aho cyangwa yaramaze kugenda yaramaze kugenda amaze kugenda atangira ibi bibazo birebire ariko nta kindi nari gukora ibintu byari byararangiye mbaho ngaho nyine mbana na mama wanjye na musaza wanjye na murumuna wacu ndashaka nza kumenya neza mama wawe se wamusobanuriye ko utwite ako kanya mama wanjye we yarabizi yahise ahubwo abimbwira yarambwira ati njye nagutumye kwiga ntabwo nagutumye gutwara inda niko yambwiye cyangwa bari baraganiriye mu gikari nanjye ndamubwira nti se mama niye mpamvu ahubwo wowe wampaye uriya mugabo ngo nanjyane ku ishuri yarangiza akankurira bino bintu wabitewe n'iki we akanyuka inabi n'ibitutsi byinshi njye rero mu bwenge bwanjye bw'icyo gihe ndi umwana nabonaga ko mama wanjye nawe bari babiziranyeho wabonaga ari nk'ibintu bankoze ariko mbura uko mbigenza nyine ndaceceka ni ukuvuga ngo uyu mupasitori waguteye inda yakujyanye mu rwego rwo kugira ngo agufashe kujya kwiga birangira anagutereye inda yego akugarura mu rugo utwite yego nibwo ngiye nabyumva neza ababyeyi rero bakwakiriye utwite wahabaye ute byabaye ibintu binkomereye cyane ntabwo byanyoroheye na gatoya yego ubwo nari mfite musaza wanjye unkurikira n'undi muhungu nanone mama yari afite undi mwana w'umuhungu wa murumuna we nawe tubana mu rugo nyine ubwo ni musaza abahungu rero batangiye kujya bantoteza yego kambwira ajya kuvoma jya gutashya aho hantu kugira ngo ubone urukwi wagendaga ibirometero birebire yego ni ukuvuga ngo twabyukaga saa 9 z'ijoro isaa 5 z'amanywa akaba aribwo tugera mu ishyamba aho hantu kuhavana urukwi rero utwite ntabwo byabaga byoroshye yego uwo mukenke narawugendaga kugira ngo byibura nshimishe mama wanjye na basaza banjye ubwo buretwa narabukoze kurya ntabwo byabaga byoroshye bigera nibwo byabaye aho ngaho nyine bigera igihe nabyariye uwo mwana wabyaye wamubyariye muri Kongo yego wari utaragaruka mu Rwanda namubyariye muri Kongo uyu mugabo waguteye inda kugira ngo tuze kwihuta tutaza kurambira abadukurikiye wavuye muri Kongo abizi neza ko utwite inda ye cyangwa mwatandukaniye aha ngaho abizi neza ko ufite inda ye yari abizi n'umwana yaravutse yaranamubonye akiri uruhinja yaje kumubona ate rero twarahuye mwarahuye umwana yiswe nande zina umwana ninjye namwise izina ninjye namwise izina gusa nubwo twahuye ntabwo yanyeretse ko nyine tuziranye ariko abakozi bakoranaga nawe baramubwiye ati dore wa mwana atabonye ko ahetse akana ati wa mwana dore yarabyaye nuko ariko arabyirengagiza nyine birangira gutyo nta handi hantu twigeze kubonanira yego ugihura nawe ukamubona mu maso ubizi neza ko yaguteye inda mu by'ukuri ukabona arimo arakwirengagiza abantu bakamubwira bati dore uriya mwana ni uwawe wowe wabyitwaye mute wamubwiye iki mwaganiriye mute ntabwo twigeze tuganira pe
ntabwo tugeze tuganira nta nubwo yigeze amvugisha uretse abo bahungu bakoranaga babimubwiye. njye narakomeje ndigendera njya mu buzima bwanjye nyine bisanzwe. yego. ariko mugenda yarebye umwana ntabwo yigeze amureba. wabonaga nta shyaka afite ryo kuba yareba umwana? oya habe na gato. abizi neza ko ari uwe? ntabwo yigeze rwose. cyangwa nta nubwo yabyemeraga? ibyo ari byose buriya wenda ntiyabyemeraga ntabwo mbizi. ndashaka kugira ngo nkubaze none se basi wowe wabonaga utwite urubona urabyaye nta no kubwira umuntu utese umwana wawe bizagenda gute? ntabwo nigeze mbimubwira kuko njye niswe umunyamakosa. mama wanjye na basaza banjye baramfataga bakanankubita. bambwira mama we akanshinja ko nitwaye nabi. nanjye nkamubwira nubwo nitwaye nabi ariko umuntu wampaye niwe wankoze ibi ngibi. akambwira ati ntabwo yabikora ati warananiranye. rero njyewe ntabwo nari kwirwa naricecekeye pe. yego. navuze nti reka nicecekere birangira gutyo. aha ngira ngo hari ahantu wegeze utubwira uti ADPR ndayitabaza umushumba wa ADPR yanteye inda ati none ntabwo arimo afasha umwana. ko wari utubwiye ko utegeze ubonana nawe kugira ngo umwereke umwana ngo mugirane ikiganiro gihagije, waje kuzamenyana nawe gute? mwaje kuzahura mukagira n'icyo kiganiro mute? ese ndashaka ko uduha amakuru nyine nyirizina. uyu mugabo kuva icyo gihe mwongeye kubonana gute? murakoze. kuva icyo gihe rero ngeze ngiye mu Rwanda niyumvishagamo ko ibyo ari byo byose azaza kundeba, niko umutima wambwiraga. niko nabitekerezaga ariko narabitegereje ndabibura. byarangiye mbaye aho ngaho nkomeza kuba aho ngaho 2018 ejo bundi. yego. nibwo naje kumenya njye nishyizemo ko yapfuye. navuze nti bya byose umuntu utaje kundeba umwaka wa mbere uwa kabiri uwa gatatu nubwo afite umugore ariko yari kwinyabya byibura agacapanya akaza kundeba akareba umwana we. yego. niko njye nabitekerezaga ariko nasanze naribeshye. icyo gihe 2018 nibwo naje kongera kumenya amakuru ye. yego. ndanumirwa cyane. mpuye n'umuntu duhuriye ahantu mu giterane ambajije amakuru kuko yaranzi. ndamubwira nti rero ambajije amakuru nyine y'inda nari ntwite. yego. kuko n'umwana w'umuhungu nari ababyeyi be bari bamfashije. ndabimutekereza ndamubwira ariko runaka ashobora kuba yarapfuye ntawe ukibaho. uwo wabikubazaga yari asanzwe abizi ko iyo nda wari utwite ari iy'uwo? twari duturanye rega aho ngaho muri Kongo. aha. twari duturanye. bivuze ngo ubugeze mu Rwanda ugiye mu giterane usanga uwo muntu mwari muturanye. uwo mwana wo muri urwo rugo yari akiri umwana icyo gihe? yari akiri nawe agasore gato. mwahuye akiri umwana cyangwa yari yarakuze? yari yarakuze. yari yarakuze ari profeseri ahantu. yego. yaje mu giterane? yaje mu giterane cya ADPR rwose. murebye mbona muzi. ngeze aho ndashirika ubwo ndagenda ndamwegera ndamuganiriza ashaka no kubyanga. ariko aho byemereye turaganira arambaza ati se uramwibwira neza? ndamwibwira. ikintu yambaje bwa mbere ambwira ati se kakada wari utwite byagenze gute? ndamubwira ni kakada kavuyemo umwana. ati koko ni yego. ati se ko batubwiraga ko wapfuye? ntabwo napfuye barababeshye. arambwira ati se runaka ntabwo aza kureba byibura ngo arebe n'umwana? ndamubwira nti se aracyabaho? ntawe yarapfuye. ni kuko yaba ariho aba yaraje kutureba. araseka arambwira ati arahari sha. arambwira ati arahari ubu ni na pasiteri. ni nawe wampaye amakuru make. ni nawe wampaye amakuru make, ni nawe wampaye na nimero ye. yego. arakubwira ati ubu ni pasiteri aho akorera ndahazi. uti rero ampa nimero ye mbanza no kuyanga pe. ndavuga ni gute umuntu yaba pasiteri kuko nanjye icyo gihe nasengeraga muri ADPR rwose. ndi umukristo muri ADPR. kandi ADPR nyikunda. numva nta n'umuntu wakora ikosa nk'iryo ngiryo. yego.
ndavuga nti rero iyo nimero yihorere Mm. kuko byaba ari bintera agahinda. Mm. arambwira ati nyamara yifata hari igihe wazayikenera. Mm. nimero narayifashe nyimarana iminsi itari mike, Yego. ngeze aho nshirika ubwoba ndamuhamagara aranyitaba pe, Mm. turavugana arambaza urinde, ndamwibwira ariko asa n'utangaye. Mm. Yaratangaye ndabyumva, Mm. ndanabibaza kuko utangaye. Ntimuhoza ntabwo wari usanzwe umuzi? arambwira ati umuhoza nzi n'umwe. Ndamubwira nti rero uwo nguwo umwe uzi ni we njye. Mm. Byarangiye rero tuvuganye pe, anantumira no ku mwarimu Sako aho akorera. Yego. Ndagenda ndanahamusanga. Ubakora ku mwarimu Sako? Mm. Turaganira. Yego. Icyo gihe rwose dutandukanye ndabyibuka, antegera moto y'ibihumbi 5 inoti itukura ibumbye. Mm. Ndataha. Yego. Mu by'ukuri njye narumiwe buriya. Tutararenga ahangaha, ujya kumusura aho yakoreraga cyangwa se aho akora ku kazi, utubwiye ko ari umukozi mu mwarimu Sako, sibyo? Hanyuma warahageze muraganira. Ndashaka utubwira ku kiganiro, nubwo dusa nk'abakumeresheje amabanga, ariko nanone burya si ngombwa ngo ubivuge byose da, ariko nibura mu kiganiro mwagiranye mu byo mwagezeho bikaba bitumye uyu mwanya uvuga ngo ngiyewe ibyo yanyijeje ntiyabikoze, reka nzingiri uburyo nsaba ubufasha. Mwageze kuki? Ese warahageze umwana yemera koko noneho hari uwe? Yagumye kumuhakana se? Ese wagiye wenyine? Wagiye ujyanye n'umwana na mureba? Byagenze gute? Ngewe mbere duhura kuko twahuye inshuro ebyiri. Ubwa mbere twahuriye muri gare ya Kimironko. Yego. Inshuro ya mbere nari nitwaje ifoto y'umwana birumvikana. Yego. Ndayimwereka, arangije turaganira mu kiganiro gito twagiranye. Yarambaje ngo amakuru ya mama wawe. Yego. Ndamubwira nti mama wanjye nta kibaho yarapfuye. Ati se barunaka kuko bose umuryango wose yarawuzi. Mubwira abapfuye, mubwira n'abahari. Yego. Arambwira ati rero ikintu ngusaba, ndashaka ko mpuza n'umwana. Yego. Ninguhuza n'umwana? Ati yego. Ntabazi ubukeneye kumubona? N'imyaka ishize? Yego. Nari nzi ko wanapfuye utakiriho. Arambwira ati rwose nanjye ngeze mu Rwanda nahuye n'ibibazo byinshi, agerageza kubimbwira. Ndamubwira ariko wahuye n'ibibazo, ariko ubu byarashize. Yego byarashize. Rero mu gihe byashize hagombye kuba waraje kutureba. Ariko ntiwamurenga ntiyaraza aho muri? Nuko ntekereza ko na nimero za telefone zawe atarazifite ubwo. Ntiyaraza aho turi, ariko iyo agera mu muryango aho nari ntuye, aho n'ubundi yaranzi kera tumenyana, yari kumenya amakuru yanjye. Bari kumuyobora. Umugabo rero birangira gutyo, ariko ikintu yaransabye ati ndashaka guhura n'umwana, nanjye narabikoze. Umwana namuhuje nawe barabonana rwose pe. Ajya niwe hariya ku Gisozi aho atuye uyu munsi. Uwo mugabo ubatuye ku Gisozi? Hariya hafi na za Beretwari gutyo. Ubu niwe mu rugo urahazi? Ntabwo mpazi, ariko umwana arahazi. Yego. Yewe ntabwo mpazi. Umwana wamwohereje wenyine? Namwohereje wenyine. Sha nawe urizera. Oya, ni umwana w'umuhungu. Byari umugabo ku mugabo. Yarakuze ubu ngubu yabaza ubwenge. Yarakuze n'umugabo ku mugabo nta kibazo. Yego. Baragiye barabonana, baranararana, baranaganira. Umwana araza arambwira ati mata rwose yanyakiriye neza, ariko ati siko nabonye asenga nkumva ngize isoni. Nise atasenga si pasitoro? Umwana araseka ngo nyine ni pasitoro. Ngo nyine yasengeye ngo yasenze tugiye kurya. Nyine yasenze. Yego. Nuko ndamubaza ni se byagenze neza? Ati byagenze neza, ati nishimye. Ntabwo rero ushima Imana ko Imana yaguhaye isezerano ko izaguhuza na papa wawe mu maraso, bikaba bibaye. Ati cyane ndashimira Imana. Amen. Birarangira, ariko nyuma yaho mbese byarangiriye aho. Byarangiriye aho ngaho. Umwana nyuma tukajya tuvugana, kambwira ati se nta kuntu wansabira papa wenda ubufasha, kamfasha kureba ibintu byanshanze. Ariko byarangiriye aho ngaho pe. Ndashaka kuza kumenya neza, uyu mwana se yavuyeyo nta kiganiro agiranye na se? Barakigiranye, amwemerera ko
azamutumira akamwerekana mu muryango. Ariko byahereye aho ngaho. Uwo munsi se ajyayo yasanze nta mugore uri muri urwo rugo, umugore yaramubonye, se byarangiye gute? Umwana yambwiye ko umugore atamusanzeyo, yasanze y'abana ari bo bashiki be, kuko afite abakobwa benshi. Yego. Abakobwa yabasanzeyo, ariko mama wabo nta wari uhari kuko ngo yabaga mu Mutara, niho yanakoreraga icyo gihe. Yabaga mu Mutara, agakora adataha? Yatahaga rimwe na rimwe. Ubwo urumva yagiyeyo mu gihe adahari. Aha. Ubwo bivuze ngo abo bana b'abakobwa yahasanze bo baramuzi? Baramuzi. Bashobora kuba bazi ko ari umwana uvukana nabo? Ntabwo mbizi, ariko baramuzi kuko yarabahabasanze. Yego. Kuko na nyuma yaho njyewe ubwanjye nihamagariye uyu mugabo, umugore we afata telefone. Afashe telefone byajemo n'intambara ndende. Yego. Hajemo intambara, rambaza ngo ubundi ngushakira iki ku mugabo? Nababwa nti gushakira iki ku mugabo koko? Koko. Muvuga mu izina kuko ndamuzi. Yego. Ntabwo ntabwo cyakora narabwiye ijambo, nababwa nti ariko ndacyariho. Wagize ute? Nyine uwo mugore we. Twaravuganye nyine hazamo ibintu byo gutungana by'abagore. Nanjye ndanamubwira nti ubwo mwari muzi ko napfuye ndacyariho. Yego. Imana yarandinze ndacyariho, ariko anyiyama ku mugabo we. Nabwo nta gahunda afite yo gutwara umugabo wawe. Rwose wumva utuje, nta kibazo mfite. Rwose nubwo nabamukeneye muri iyi si ya rurema ntabwo namuhitamo. Yego. Birangirira aho ngaho. Noneho umugabo nyine na nyuma arampamagara ati ntabwo wamuhitamo umuntu mwabyaranye mwana? Oya, ntabwo namuhitamo, yarambabaje. Ni ukuri kw'Imana. Yankoreye ibintu mbese buriya guhemukirwa n'umuntu uzi neza birababaza. Yego. Uruzi ibyo bintu mba narabikoreye n'umuntu ntazi, biba byaranarangiye. Ariko iteka n'iteka biragaruka. Yego. Birangirira aho ngaho nyine nuko. Aguha agasopo? Yamuha agasopo, ariko nanjye ndabyubaha da. Ndavuga nti mbabarire, nari nzi ko mpagaye nyine umugabo. Turamushaka wiki se umugabo wanjye? Ndavuga nti mbabarire. Ko nyine umugabo arambwira ati bibiza intambara n'ibiki tingewe. Umwana nyuma nawe abyumvise cyakora arababara. Yego. Aramuhamagara aramubwira ati rero papa, ngewe nawe ndashaka ko tuvugana nk'umugabo ku mugabo. Uyu munsi ntabwo nkiri umwana pe. Narakuze, ibyo nari kuba nkene nkiri umwana ntabwo bigikenewe. Yego. Ahubwo ngewe ikintu nagusaba, gerageza ushake mama nk'abakristo, umusabe imbabazi kuko waramubabaje. Ukize ubugingo bwawe, unakize ubwe. Ari umwana ubivuga? Ni umwana abimubwiye. Yo. Umugabo yaramusubije ngo ntabwo nakwangiza umuryango wanjye hejuru yawe na nyoko. Umwana arambwira ati rero mama, nuko byagenze nyine, reka ubwo nyine tubeho nk'abantu baba mu gisebo n'igitutsi. Ubwo nuko byagenze. Ni naho ikiganiro cyagarukiye, naho byarangiriye, nuko byagenze. Hari ibyo wahoze utubwira ati hari ibyo yijeje umwana ntiyabikoze, uti na n'uyu mwanya ndimo ndatabaza. Hanyuma uramwifuzaho iki ubu ngubu? Niki atakoze? Mbese niki muri kwifuza ko yabafasha muri kino gihe? Mu by'ukuri nimba abizi neza ko umwana ari uwe, akaba yarabyemeye, akagira n'ibinakwemerera, uyu mwanya ndashaka kutubwira ni ibiki atakoze. Murabizi neza ko ababyeyi tugira inshingano nyinshi zitandukanye. Umwana iyo ari mukuru, icya mbere burya bari ukumwemera, ukamuha agaciro nk'umwana wawe. Yego. Icya kabiri, waba ufite ubushobozi ukagira ikintu umufasha nk'umwana. Icya mbere, nta mashuri yamurihiye, nta kintu na kimwe yigeze amukorera kidasanzwe. Ariko uyu munsi byibura nk'umuntu Imana yagiriye neza ikamuha akazi muri iki gihugu, ntabwo yabura ikintu amufasha. Kandi ikindi kintu nsaba abayobozi ba ADEPR, njye ni ukumpuza nawe tukarebana amaso ku maso, baba bangiriye neza. Byibura hakabaho n'icyo kintu cyo gusabana imbabazi. Yego. Kuko ubuzima turimo biranangoye, no kujya mu rusengero ari gusenga andi imbere amigaburo biragoye. Yego.
kujya mu rusengero nkitwa umukristo wa ADEPR biragoye Mm. kubera ko kubona umuntu waguye mu kimbere yawe atanatera n'intambwe ngo gusaba imbabazi Yego. birababaza. Mm. Kandi nanjye ndi umunyamakosa rega. Yego. Abantu twese turi abanyamakosa. Mm. Ariko se amakosa tuyigiraho iki? Mm. Biba bisaba kugira ngo amakosa tuyigireho tunasaba imbabazi. Yego. Kuko igitangaje ntabwo ari ugukora ikosa. Mm. Ahubwo igitangaza ni ugukosora rya kosa wakoze. Yego. Hari ikiganiro se mwarigeze mugirana nyuma nibura yuko umwana avuyeyo ngo mubashe kugira ibyo mworoganiza? Nta ibintu twavuganye n'ibyo mbabwiye, nta kindi kintu twigeze tuvugana. Kandi igihe twavuganaga ikiganiro kitarenze n'iminota 2. Nta bintu byinshi twigeze tuvugana. Yeah. Ngira ngo turi kugenda tugana ku musozo w'iki kiganiro, ariko mu by'ukuri wenda ku bantu badukurikiye barimo baribaza ngo uyu mubyeyi atugaragarije ko yahuye n'ibikomere agaterwa inda akayitererwa mu buhungiro, uyimuteye yari umuntu ugiye kumufasha kugira ngo abone uko yiga, birangira ari we umutengushye. Na n'uyu mwanya uvuze ko wageze mu Rwanda, uhageze utungurwa no kuzamubona ari pastori mu itorero rya ADEPR. Utubwiye ko nta kintu yegeze agufasha, ndetse unatubwiye ko wateye intambwe yo kumwibwira, uramusobanurira, agutuma umwana aramumenya. Nyuma yuko agutumye umwana amubonye, na n'ubu nta kintu aramufasha. Basi se umwana yaba yaramwandikishije? Oya. Yanditse kuri nde? Yanditse kuri njyewe. Yeah. Aha. Uyu mwana se we nibura ubona agikunda umurimo w'Imana, mu rusengero ajyamo akumva nta birantege ihari? Harano wigeze utubwira uti hari aho umwana yabonye ise asenga, ati arimo asengera ibiryo, uti umwana araseka cyane. Yakubwiye ko yasitswaga n'iki, yatangajwe n'iki? Ese mu rusengero arahisanzura, byifashe gute? Umwana ikintu cyamutangaje, ubundi twebwe dukizwa, njye nakijwe kubera umwana wanjye. Njye ntabwo ari njye nakijwe mbere, ahubwo umwana ni wakijijwe mbere. Noneho we yarazi ko abantu beza, abantu b'inyangamugayo baba mu rusengero. Noneho we ikintu cyamutangaje naranabimubajije, nise buriya ikintu cyagusekeje ni igiki? Ngo nukuntu yatinyutse gusenga, kandi no kuba mwana ahura ngo anagusabe niba bazi atabikora. Yego. Nicyo cyamutangaje. Bivuze ngo ubu umwana aramutse anabonye ari mabwiriza, byaba ari igikomere ku mwana cyane. Nawe ni igikomere aragifite cyane kubera we aribaza ati niba we ari umuntu umwe wakoze ibi bintu, niba mu itorero ryacu harimo abandi bantu nka 50 bameze nkawe, ubu koko izi ntama zagera hehe? Tujya twumva aho abapastori ngo bafashe intama, reka tubivuge mu mvugo yabyo, baravuga ngo umupasitoro yariye agatama. Ngo yakariye. Aho usanga umupasitoro ngo yariye agatama ariko gakomeza agakora umurimo w'Imana, sibyo? Iyo murebye mukabona ibiri kugenda bibera mu bashumba, mu murimo, ntekereza ko kera twari tuzi ko ADEPR cyangwa se Pentecote ari itorero abantu bari bazi ko ryanga ikibi rikakirinda rikanagikumirira kuri cyane pe. None ubu urimo uratubwira ati umupasitoro wamemukiye ni uwo muri ADEPR. Na n'uyu mwanya ndagira ngo twibaze, wenda n'abantu badukurikiye, ni hehe ho gushakira umwuka wera? Ese abakristo baraza gukomeza gusenga bakunze umurimo w'Imana? Mwebwe mubibona muti? Gusa mu bigaragara birasaba gukura twebwe ubwacu, tukamenya icyo dushaka. Yego. Kuko ngo hari urugero rutoya, nkiva muri Kongo ngera mu Rwanda, n'ubundi mu rugo baranyirukanye ngo umwana mujyana aho namukuye. Mu by'ukuri abantu bamfashije nubwo ntari nkijijwe ni itorero rya ADEPR. Yego. Najya basengaga icyo gihe kwa gatatu, nagiraga gutya kwa gatatu nkajyayo. Hehe? Ku itorero ni muri paruwasi ya Kinihira, aho hantu nabaga. Yego. Ubwo uyu munsi twavuga ni mu ntara y'Amajyaruguru Rulindo. Uri muri Rulindo? Ndumva ari muri Rulindo. Urwo rusengero
najyaga ndujyaho uwo munsi n'akana kanjye twararwaye bwaki. Uri kubyumva neza? Yego. Twahagera abagabo bakiriye abashyitsi babatekeye kayote. Hari ibintu bita kayote binagana n'ibijumba. Yego. N'igikoma cy'amasaka. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Ibyabaga byasigaye barabimpaga. Nkabirya utundi nkadupfunyika mu gakoma. Abyumvise? Nkatujyana. Nkazongera kugaruka ku wundi wa gatatu kuzongera kubasaba. Yego. Mu bigaragara uyu munsi nanjye ndi umukristo. Umuntu wese birasaba ngo dukure ibintu byo kureba ku bantu warangira. Yego. Abantu bo turi babi. Umuntu akwereka isura nziza gusa ariko ari umuntu wakurimbura. Nanjye rero iyo nza kugendera kuri ibyo ngibyo Imana mba narayitutse. Yego. Mba narayitutse nkayitera umugongo. Kuko abantu benshi baduhemukira dusanga ari wo bari kuduha igaburo, bari kuturirimbisha. Biba bisaba kugira ngo tugire umutima ukomeye nk'abakristo, twizere Kristo kuruta abantu. Yego. Buriya ngo na Yesu yakorewe ubugome n'abitwa abanyetorero cyangwa se abanyedini aribo batambye. Hari umuntu ejo bundi wahoze asetsa aravuga ati ubu ngubu Yesu aramutse avuze ngo araje, ntekereza ko ariyo cyatumye ngo abantu bavuga ngo ntago azongera kugera ku butaka, ngo azahagarara aharengeye. Ngo aramutse ageze hano ku butaka abapastori ngo bamubagira ibisiga, bitewe nuko bamwe ngo yahita amera nka wa wundi wagiye ngo ari gucira abandi urubanza ati nabambwe yasambanye. Ngo Yesu yakandika hasi tutarakora icyaha ngo bose bagasanga ari abanyabyaha. Ntekereza ko ngo rero Yesu ahageze abantu bose abenshi mwatungurwa no kubona bamwe twitaga abatambyi bagaragaye mu ishusho iteye ubwoba. Rero dusoza kino kiganiro watubwiye ati negeze mpamagara ubuyobozi bw'itorero rya ADPR. Yego. Wahamagaye umushumba wuhe? Nahamaga umushumba bita Izayi. Nimero ye nari nyihawe n'umuntu w'umuvandimwe we. Yego, ntumuvuga izina. Duhuriye duhuriye ahantu gutyo yumvise inkuru yanjye arambwira ati mfite mukuru wanjye rwose w'umwana mwiza, ati ni umushumba mwiza ugira indangagaciro, ati yagufasha mubwire. Numva ndishimye nanjye. Nimero arayimpanye nyishyiraho agapapuro ndamuhamagara pe. Ndamuhamagara arananyitaba pe. Mubwira ukuntu bimeze. Icyo gihe aranambaje ngo se ibyo yaba yarabigukoreye ari umupasiteri wacu? Nambwa ntiyari umukristo, yakabaye umupasiteri. Yego. Ariko uyu munsi mwakamfashije pe. Kuko ubu ni umupasiteri. Mwakamfashije kuko nabuze umuntu wamfasha kandi numva ndemerewe. Yego. Arambwa ati buretse ndakuvugisha. Mbonye atambugishije ejo ndongera twandikirana message ariko byarangiriye aho ngaho. Mbonye nta mwanya ari kumana ndamwihorera. Izo message mwandikiranye urucyazifite? Ntabwo nkizifite, telefone yaratakaye. Wahinduye telefone? Yego. Yego. Ubu ndagira ngo dusabe abashumba badukurikiye baze kureba ibitekerezo baduha, cyangwa se ngira ngo uraje uduhe na nimero ya telefone ku buryo uwifuza kuba yaguha igitekerezo, inama cyangwa inyunganizi yabasha kukubona mu buryo bworoshye. Urifuza uti ndifuza ko mwampuza n'uyu mupastori, mu magambo wahoze uvuga mu kanya nahuzemo numvamo uvuga ko ukeneye kuba wahuzwa nawe kugira ngo mubashe kuba mwana babarirana. Yego. Yego. Ubundi se mu mutima wawe ubu ntago uramubabarira? Oya, umutima wanjye naramubabariye. Ntabwo nakubeshya pe. Ariko hari ibintu biti bikomere. Hari ukuntu umutima utakira ibintu. Guha imbabazi utazi gusabye. Bya bindi batwigisha ngo babarira umuntu, ngo babarira umuntu ataragusaba imbabazi. Ariko buriya biba bigoye. Yego. Nanjye ni muri urwo rwego naramubabariye. Nta kindi kintu nanamukoraho. Ko ni umuntu mukuru azi ubwenge. Yego. Ikigeretseho kinakomeye nubaha kuruta ibindi. Ni umukozi w'Imana. Yakagombye kuba akora ahubwo ibirenze ibyo ngiye ndi gusaba. Ariko bibaye byiza twabonana amaso ku maso, byibura tukanarebana nkamusaba imbabazi cyangwa nawe akazinsaba.
ngira ngo twagiye dukwepa izina rye, ariko abashumba badukurikiye bumva bakeneye kumumenya no kuguhuza nawe ngo muganire, mubashe kuba mwanasaba imbabazi icyaha mwakoze, Imana ikabababarira, ndetse namwe ubwanyu mugasigara mubabariranye. Baze kuba baguhamagara ubabwire uwo ari we, bakubaze n'ibyo tutavuze. Ngira ngo byinshi birahari tuba turwajya dukwepa, kuko byinshi ntituba tubivugiye hano, sibyo? ntabwo twanabirangiza rega ni byinshi. Hanyuma ngira ngo waduha nimero ya telefone abashumba badukurikiye baze kudufasha kugira ngo bakuganirize mu gikari, nawe bamuganirize, ubundi ubabwire n'ibyo utatubwiriye aha, kuko nabonye hari byinshi ufite ushaka kuba wavuga. Yego. Uraduha nimero ya telefone? 0788 665 875. 0788 2 665 875. Urakoze, turagushimiye kandi tukubwire ngo komera. Twajyaga dusomerwa ijambo rivuga ngo haracyariho ibyiringiro cyane, nubwo igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Kandi hakaba n'irindi rivuga ngo nyuma y'ibi hari ubundi buzima. Yego. Nawe tukwifurize gukomeza kuba mu Mana, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima cyane, nanjye niko mbyizera. Amen. Turagushimiye rero, tukubwira ngo ugire umunsi mwiza. Tunashimira abantu bose badukurikiye ndetse n'abagiye kudufasha kuba bakinjira mu kibazo cyawe, ndetse n'uyu mupastori bakabahuza, mugasabana imbabazi, Imana ikabababarira. Yego, nanjye ndabashimiye, murakoze.